Ikaze ku murongo wa MTN muravugana na Fisto, turavugana n'abandi. Muravugana na Frank Wartisha Marina rwibasira nambara atindukanye n'umutwe w'Imana. Inde? Frank Nimbara barwanya umwana mutsinze ndumwuzukuru bakareba. Yego Frank tubafashe dute? Karenatere yahisemo umukozi mukora mu gitongoro kimwe cya MTN. Ngo wakoze? Ni Karenatere yeho umukozi mukora n'amahunga mu gitongoro cya MTN. Ngo umuko wate Karena hamagayeho umukozi mukora mu gitongoro kimwe na MTN aho ngaho. Yego Frank nari mfiteho ikibazo cy'abajyambazi amaze iminsi banyibisene kuri banki ngiyo kuri Unima mwaraduhaye. Kuri mobile money. Rwanda kamerwa bagerageje mu mwana wanjye torengara ubaye umuhinduka myamata naho. Tubafashe dute, ikibazo ni ikihe? Ikibazo nari mfite kare ni nacyo nabwiyeho mugenzi wawe mukora mu gitongoro kimwe. Nagira ngo mumpindurireho iriya mibare 5 yo dusanzwe dukoresha nk'ibishumuruzo bikingura zino banka. PIN number. Rwanda kamerwa iyo ngiyo. Nagira ngo muyimpindurireho nandikemo ikigambo Rwanda kakira nangwa se yego nyabura kuko Karina namubwiye ngo nkoreshe ikigambo Rwanda ntiyabyumva neza, nekeza ko wenda ibigambo byamunaniye. Banka amagambo ntago ajya akoreshwa, akoresha imibare 5. Ubwo ngubwo ikintu twagufasha ni ukuguhindura imibare wakoreshaga tugakoresha indi, ariko amagambo ntabwo bize bikunda, ntabwo inyuguti zizo zikora, hakora imibare. Ndakwishengereje mufashe intege n'amaguru, mfasha abajyambazi bandi nabi nasenye tumwe kuri banka. Frank ntabwo bikunda, hakora imibare ntabwo hajya hakora inyuguti. Hari ikindi kibazo waba ufite ku murongo wa MTN? Ikibazo nari mfite ni icyo ngicyo, ahubwo nuko numva abakozi mwese mukora mu gitongoro cya MTN murimo kuntera ingata, kandi abajyambazi bandi nansene zanjye barazitwara buri munsi kubera yuko iriya mibare iroroshye cyane. Kandi ubwo nashaka nkoresheho nibura ikigambo kimwe muri bibiri, nibura nkoresheho Rwanda kakira ntabwo nkoresheho yego nyabura. Frank ntabwo bikunda, amagambo ntabwo ajya akora, hakora imibare. Reka mwishengereze bwa nyuma, nibura reka nkoresheho umwuzukuru wa Kareba. Hari ikindi kibazo waba ufite ku murongo wa MTN? Nta kindi nari mfite usibye icyo ngicyo cy'abajyambazi bamariye Hussein hejuru yitwa tubare 5 muduhereze. Ikaze ku murongo wa MTN muravugana na Valentine, turavugana n'abandi. Muravugana n'imimbara barwanya Rukanda gacyumenye muso uhigana amashenga. Turavugana nande? Muravugana na Frank Nimbara barwanya umwana mutsinze ndumwuzukuru wa Kareba ndumhinda ndumwisho w'abashambo. Hanyuma Frank tugufashe gute ku murongo wa MTN? Ikibazo nari mfiteho. Yego. Karenatere yahisemo umwana wa waswa numva afitemo ikishongoro kizima mbere yuko anyakira numva kirahuririye. Kareba akoze iki? Ni nahamagaye w'umwana wa waswa mbere yuko anyakira numva afitemo ikishongoro gihuririye. Ibi byaba ngaba batera indongo abangaba imbyino nyine zino. Ushaka kuvuga indirimbo yakoze. Rwanda kamerwa sikingurire n'ibyo. Hanyuma tugufashe gute Frank? Namtereye isimo numva afite n'ikishongoro gihuririye, hanyuma nyakiriye ndamubaza ni ko mutereye isimo numva harimo ikishongoro yewe kugira ngo nibanerere isimo babyumva n'ikishongoro bisaba cyarambwira ngo nze gukanda umubare ngijana nerere service center ba MTN ngo bamfashe. Nago twebwe ari twe tubikora no kuri service center, hari na rukanda ugahamagara. Hanyuma urutonde rw'indirimbo zakora cyane ziraza ugahitamo imwe uzabikoresha. None ikishongoro ushaka mwaba mugifite muri urwo rutonde rw'izo mbyino zanyu? Igicyo ushaka? Ikishongoro izi ngibi nyine nanjye bazajya banerera isimu bakabanza bakabyumva. Indirimbo ushaka? Rwanda kamerwa ikingurire. Urashaka iyi ndirimbo? Ndashaka kino kishongoro cya Gatoki kivuga ngo